iyi ni ya saha mukunda muri benshi, isaha nziza tubagezaho ikiganiro cy'ubutumwa bwiza kinyura kuri Country FM, kigira kiti ijoro n'ubuntu ntabwo rikorerwa. Mukigezwaho rero n'ababwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bagiye batandukanye. Kuri uyu munsi uyu muri kumva ni Musabyimana Yosefu Mugisha, ndi umukiranutsi mbikesha Kristo Yesu. Ntabwo rero ari njye nyine, ndi kumwe n'umuvandimwe nawe arabasuhuza kandi anabibwire. Karibu sana muvandimwe. Dushimiye Imana yo yemeye ko igihe nk'iki tuba turi muri studio za Radio Country FM ivugira ku 105.7. Rero amazina yanjye nitwa Niyonkuru Fakasi, nanjye ndakijijwe. Amen. Namenye yuko burya Kristo igihe yambwaga ku musaraba azira ibyaha byanjye atazize ibye, kahubwo ugutungana kwe kuzuye kwijana yaraguteguye nk'impano kugira ngo akumpe, nuko ninkubarwaho mbe mbonye ubugingo buhoraho bubonerwa mu byo we yakoze gusa, hatarimo ibyanjye nakoze. Imana ishimwe. Amen. Reka dutangire dushimira Imana. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Tugushimiye ko wongeye kuducira inzira nanone kugira ngo twongere tubwire abaduteza amatwi umurimo wadukoreye muri Kristo Yesu, ko wemeye gutanga umwana wawe Yesu Kristo w'ikinege, umubazeho ibyaha byacu twese, akanahanwa igihano twari dukwiriye, akabikivume azira ibyaha byacu, agacumitwa, agashenjagurwa, akamena amaraso, muri ayo maraso tukababarirwa ibyaha byacu. Amen. Reka tunagushimire igihugu cyiza cy'u Rwanda waduhaye, tunagushimire umutekano waduhaye, tunagushimire n'ubuyobozi bwiza waduhaye. Ishimwe no guhimbazwa no gusingizwa bikomeze kuba ibyawe. Amen. Turasabira imitima y'abaduteza amatwi kugira ngo ubashe kubafungura amatwi y'imitima, kugira ngo uyu munsi nibumva ijwi ryawe be kwinangira umutima, ubugurure maze winjire mu bane, hanyuma nabo baronke ubugingo watangiye ubuntu muri Yesu Kristo. Amen. Urakoze, turagushimiye. Ariko nanone dukomeza gusabira nanone igihugu cyacu kugira ngo ukomeze kudufasha, kandi ukomeze no gufasha abayobozi waduhaye, kandi gikomeze nanone kurindwa muri byose n'imbaraga zisumba byose. Reka nanone iki kiganiro gikomeze gutambuka mu mbaraga z'umwuka wera. Ishimwe, guhimbazwa no gusingizwa bikomeze kuba ibyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Uyu munsi rero turagira ngo tubagezeho icyo Imana yaduhaye kugira ngo tukibaganirize. Turabaganiriza ku magambo yanditse mu gitabo cyo Kuva, ibice byaho turasoma 12, duhere ku murongo waho wa 5 tugeze no ku murongo waho wa 13. Yego. Muvandimwe wadusomera. Kuva ibice 12 duhereye ku murongo wa 5 haranditse ngo, umwana w'intama wanyu cyangwa umwana w'ihene ntuzagire inenge, uzabe isekurume itaramara umwaka, muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene. Muzawurindirize umunsi wa 14 w'uku kwezi, iteraniro ryose ry'Abisiraheli bazawubikire nimugoroba. Bazende ku maraso, bayasige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Muri iryo joro bazarya inyama zawo zokeje, bazirishe imitsima idasembuwe, bazirishe n'imboga zisharira.
ntimuzazirye mbisi cyangwa zitetse keretse zokeje. yego Igihanga cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda byawo ntimuzagire icyo musiga ngo kirare, iziraye muzazose. yego Uku aba ariko muzazirya mukenyeye, mukwesa inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. yego Kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa, nkica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo. yego N'imana z'Abanyegiputa zose nzasohoza amateka nziciriyeho. yego Ndi Uwiteka. Ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo. Nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure, ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Amen. amen. Imana ikomeze guhimbazwa. Iki kiganiro ijoro ntirikorerwa, nta nubwo kinyura kuri radio gusa Country FM, ariko no kuri YouTube. Iyo wanditseho ijoro ntirikorerwa TV nabwo ukomeza gukurikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Yego. Mukomeze rero gukora subscribe kugira ngo mukomeze mukurikirana ibiganiro byiza by'umurimo Imana yakoze muri Kristo Yesu. Ariko kandi no ku rubuga rwa WhatsApp nabwo wajyaho ni 0784 42 ku murongo 57. Yego. Imana rero ishimwe muvandimwe. Uyu munsi ko iduhaye gukomeza kubwira abantu umurimo Imana yadukoreye muri Kristo Yesu, ko yatanze ijuru ku buntu, imirimo y'umuntu, amasengesho, ibya 10, amaturo bitabigizemo uruhare. Yego. Ahubwo Imana ko ari urukundo yadukunze rutagira akagero, iyo ikemera kudutangira umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, agapfa urupfu rubi rw'agashinyaguro azira ibyaha byacu, kugira ngo nitubyizera dutyo ahubwo turagwe ubugingo buhoraho, turagwe ijuru. Imana ibishimirwe. Amen. Iyo urebye kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, ubona ko umugambi w'Imana n'ubundi mu byanditswe byera wari uwo gucungura umuntu, wari uwo gukiza umwana w'umuntu. Aya rero ni amagambo dusomye ngira ngo abantu benshi bakunda gusoma. Ntabwo turi buvuge byinshi cyane mu byo twasomye, turibanda kuri bikeya kugira ngo dusangize abantu icyo Imana yaduhaye. Yego. Aya ni amagambo avuga buryo ki Abisiraheli bahagurutse mu gihugu cya Egiputa, ariko Imana ikoze ibitangaza, yagaragaje ibitangaza bigera mu 10. Ibyo bitangaza muzakomeza kubisoma, n'abantu benshi barabivuga, biranditse mu byanditswe byera ko Imana yahinduye amazi akahinduka amaraso, ko habonetse bikeri mu gihugu cyose cya Egiputa, ko habonetse ibibugu, inzige n'ibindi byinshi. Iki rero cyabaye ni igitangaza cya 10 cyaherutse ibindi bitangaza. Ubwo Imana yabwiraga Mose ko akwiriye kubwira Abisiraheli ko bakwiriye kwenda umwana w'intama cyangwa gufata umwana w'intama cyangwa w'ihene utaramara umwaka, hanyuma kandi udafite inenge, udafite n'ibara, hanyuma kugira ngo uyu mwana aze kwicwa w'ihene cyangwa w'intama. Yego muvandimwe. Niyaza kwicwa, hanyuma amaraso yawo aze gusigwa ku ngomanizo z'imiryango, kandi ko bakwiriye kurya umwana w'intama, ndetse umuryango uri buze kubona utari bumare umwana w'intama urisunga undi muryango kugira ngo babashe kurya umwana w'intama, bamurye bamurangize be kumuraza. Rero mu by'ukuri iyo urebye uyu mwana w'intama n'ubundi wavugwaga, washushanyaga Kristo Yesu. Ariko kandi n'ubundi iyo urebye Egiputa
uburyo mu bundi buryo bwa mwuka wera ubona ko Egiputa nyirizina isobanura nka Egiputa Imana yakuyemo umuntu, nka Egiputa Abisiraheli bagiye kubamwo bakabamwe imyaka 400 bakoreshwa uburetwa na Farawo, bakora imirimo y'agahato, bakora imirimo y'uburetwa. Ubona ko n'ubundi Egiputa muri iki gihe nibura yasobanuraga uburyo umuntu n'ubundi akimara gutandukanywa n'Imana kubera igicumuro cya Adamu, n'ubundi nawe yahise yinjira muri Egiputa, ahita yinjira mu buretwa, ahita atangira gukandamizwa na Satani kubera ko yari yatandukanijwe n'Imana. Yego, ubona ko ari cyo bisobanuye, kubera ko tuzarushaho kugenda tubivuga, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko Adamu dukomokaho twese yakoze icyaha akarya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, yakiriye tumurimo twese, amaze kukirya kandi Imana yamubujije kukirya, abantu twese twahise duhinduka abanyabyaha kubera ko muri we hahise hinjiramo kamere y'icyaha, natwe tuba tuvukanye kamere y'ubunyacyaha. yego, Uhereye ubwo tuba dutandukanijwe n'Imana. Iyo usomye urwandiko Paulo yandikiye Abakorisayi igice cya mbere ku murongo wa 21 avuga ko ngo namwe bari baratandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwarabanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi. Iyo ijambo ry'Imana rivuga ko twatandukanye n'Imana kera, umuntu yatandukanye n'Imana kera, nicyo gihe Adamu yamaraga gucumura, yamaraga kumvira Satani, yamaraga kurya kuri icyo giti Imana yari mubujije kuryaho. Abantu twese twari dutandukanijwe n'Imana. yego muvandimwe, ni nabyo tumaze gusoma ahangaha. Yego, ubwo ni nabwo muri ibi byanditswe tumaze gusoma twabaye abanyegiputa. yego, kandi tuba abanyegiputa kuko twakomotse muri Egiputa nyine. nibyo. aho ngaho kuri Adamu, Yego, tumaze kumuvukaho, yego, ntago twahuze wenda turi abanyaburayi ngo dukore gutya cyangwa gutya duhinduka abanyegiputa, oya, ahubwo twakomotse ku banyegiputa, tuza turi abanyegiputa. yego, kandi noneho uretse n'imivukire yacu n'ibikorwa byacu bigahamya ko turi abanyegiputa koko. Wakomoje ku bitangaza 9-10 byakorewe abanyegiputa. Ikintu cya mbere kiranga abanyegiputa ntitwumva. yego, umuntu w'umunyegiputa ntago yumva. Bisaba yuko ku mpera y'ibitangaza Imana ikoresha igitangaza nk'iki cya Pasika, igakizamo bamwe ku bushake bwayo, nk'uko n'ubundi turi komeze kubibona. nibyo, igakizamo bamwe kubw'ubushake bwayo. Nubwo yarikijije benshi, usibye ko bamwe aribwo bagenda ahubwo bakira ubushake bw'Imana ku bantu bayo. Nibyo rero kuko twari turi kuvuga nyine ukuntu umuntu noneho yahise atandukanywa n'Imana kuri icyo gihe, ahita yinjira mu kuba ikigenge, atakigengwa n'Imana, ahinduka umunyabyaha, ndetse mu by'ukuri abanavukanye icyaha ariko kinakatiye. Yego, niko ijambo ry'Imana rivuga. Rivuga ko igicumuro cya Adamu cyateye abantu bose gucirwaho iteka. Abaroma 5 ku murongo wa 18. Ubwo urumva umuntu yaravutse ariko atandukanijwe n'Imana. Yego, Imana rero yagaragaje noneho uburyo ki igomba gukiza umuntu, nk'uko hano twabibonye ko kugira ngo bakurwe muri Egiputa, kugira ngo twongere dukurwe mu bubata bw'icyaha, kugira ngo twongere dukurwe mu bubata bwa Satani, kugira ngo dukurwe mu kwigarurirwa n'umubisha n'umwanzi Sekibi, nuko hakozwe igitangaza. Nk'uko gukurwa kw'Abisiraheli muri Egiputa hakozwe igitangaza, hakicwa umwana w'intama. Babanje kuvuga ngo ijambo ry'Imana ryavuze ngo muzende umwana w'intama udafite inenge, udafite ibara, utari wamara n'umwaka. Ni ukuvuga ko amaraso yawo muzayasige ku nkomanizo. Turibanda cyane ku maraso ya Kristo Yesu n'umumaro yamaze, kuko uyu mwana w'intama yasobanuraga Kristo Yesu. Haraho Petero yabivuze mu nzandiko ze, yaravuze ngo mwacungujwe amaraso y'umwana w'intama atagira inenge cyangwa ibara.
urumva ko mu by'ukuri kugira ngo umuntu akurwe muri Egiputa nta Abisiraheli ntacyo byabasabye. Ntabwo byabasabye amasengesho, ntabwo byabasabye amaturo, ntabwo byabasabye ingeso zabo nziza. Iyo tuvuga ingeso z'umuntu nziza ntabwo tuba turi kuvuga ngo umuntu noneho nagira ingeso mbi, ahubwo nuko mu muntu harimo kugira ingeso nziza ariko hakabamwo n'imbi. Muri make nuko ingeso nziza zidahagije ngo zikize umuntu, ntabwo zihagije ngo zikize umuntu. N'ibyanditswe byera bivuga ko umuntu agerageza gukora ibyiza ariko ibibi bikamutanga imbere. Ubwo rero turavuga ko umuntu kugira ngo Abisiraheli bakurwe muri ubu buretwa bajyanwe mu gihugu cy'i Kanani, nacyo cyashushanyaga Kanani nk'ijuru, nacyo cyashushanyaga Kanani abera bazabamwo, nuko nta murimo wabo n'umwe wabaranze, nta ngeso, nta masengesho, nta kwiyiriza ubusa, oya, ahubwo Imana yo yakoresheje igitangaza, yica umwana w'intama washushanyaga Kristo, ariko inavuga uko amaraso uko akwiriye gusigwa, ko akwiye gusigwa ku nkomanizo z'imiryango. Imana ivuga ko muri iryo joro marayikurimbura ari buze kunyuraho agatambuka. Icyo yitegereza nta kindi, we araza yirebera amaraso asize ku nkomanizo. We yamanutse yavuye mu ijuru ahawe itegeko, aravuga ngo unyure muri Egiputa, aho uri bubone amaraso unyureho, aho utayabona winjire unige umwana w'imfura n'uburiza bw'amatungo. Aho utari bubone amaraso, abaduteza amatwi bumva iki kintu ukuntu marayika yabwiwe, aho uri bubone amaraso. Ntabwo yavuze ngo aho uri bugere ukumva bari gusenga, aho uri bugere ugasanga bari kuvuga mu ndimi, aho uri bugere ugasanga biyirije ubusa, aho uri bugere ugasanga baraye batanze icyacumi, aho uri bugere ugasanga harimo abayobozi b'amasengesho, aho uri bugere ugasanga wenda harimo abapasitori. Oya, ntiyamutumye mu ngo z'abatambyi. Oya, ntabwo yaramutumye mu ngo z'abatambyi, ahubwo we yaramubwiye ati wowe aho uri bugere. Imana yahaye marayika itegeko. Muvandimwe, Imana ishimwe cyane ko ibiri guhishura ubwira ubuhishe mu ijambo ryayo. Hari igihe wenda umuntu muganira ukumva aragutangaje, akakubwira ati njyewe navutse mu rugo rwa Gikristo gutya na gutya, bandera gutya n'ibindi bimenyetso bitandukanye, ukumva koko mu buryo bw'abantu ni byiza. Ariko ukumva soje atavuze ikimenyetso cy'amaraso kigaragara ku nkomanizo z'umuryango y'urwo rugo. Bigaragaza neza yuko ngo marayika amugezeho nta kabuza yahitana uwo mwana w'imfura wo mu rugo, ndetse n'uburiza bwose bw'amatungo buri muri urwo rugo. Mu by'ukuri aya magambo ahishuye neza yuko ubundi barasaga, Abisiraheli n'Abanyegiputa barasaga. Iyo marayika tumwe kuvuga ngo ucekinge n'ibyo ni gahunda z'umunsi zabo uko zagiye zigenda, uko imirimo yabo yagiye ikurikirana, marayika yari gusanga basa cyane rwose. Ni ukuvuga ngo bose ni muri kamere bakora ibyiza bivanze n'ibibi, kubera ko bakomoka ku muntu umwe witwa Adamu nk'uko twabibonye mbere. Ariko noneho hari ikindi kimenyetso cyatanzwe kimwe cyagombaga gutandukanya abo bantu. Nubwo bwose basa, nubwo bwose imyitwarire yabo umuntu yabona bihuye, ariko noneho uri bugaragarweho n'icyo kimenyetso cy'amaraso. Uwo nguwo ntago ari burimburwe. Hari ikintu numvishemo mwene data, bategetswe yuko ngo izo nyama bazajya bazirya uko umuryango uri, hanyuma bagashyira n'abaturanyi, ariko iyo ntama ikashira ikarangira. Reka tubwire nshuti bakunzi ba Country FM yuko natwe ubu twabazaniye ku mwana w'intama, twanze kurya twenyine. Tuvuge ko umwana w'intama watanzwe ari Kristo Yesu. Yego.
nkuko buriya ikintu cyari kirimo gikomeye nuko inenge zose nuko ibyaha byose yego nuko byabazwe kuri wa mwana w'intama noneho kubarwa kuri wa mwana w'intama arapfa noneho kuzira inenge k'umwana w'intama kubarwa ku Bayisiraheli niko n'ubundi byagenze Kristo Yesu waje nk'igitambo niko Yohani yavuze mu butumwa bwiza abonye Yesu amusanze kuri Yorodani yaravuze ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Urumva noneho ko Kristo Yesu nk'umwana w'intama nawe Imana yaramufashe imubaraho ibyaha bya muntu byose, imaze kumubaraho ibyaha bya muntu byose arapfa, apfa urupfu rw'agashinyaguro, apfa urupfu rubi ndetse rwo ku musaraba. Hari indirimbo dukunda kuririmba ivuga ngo yazize ibyaha byacu, ngo ntangazwa cyane n'imbabazi ze, yazize ibyaha byacu. Urumva gupfa kwa Kristo Yesu niho havuyemo ubugingo buhoraho kuba mwizera. Reka tuvuge gutya abaduteze amatwi batwumve, noneho urupfu Kristo Yesu yapfuye, kuzira inenge kwa Kristo Yesu, we utarigeze kumenya icyaha, Imana ikamuhindura kuba icyaha. Urumva nkawe umwana w'intama washushanyaga, iyo umwana w'intama watambwe, uyu mwana w'intama wishwe washushanyaga Kristo uzaza nk'umwana w'intama udafite inenge, udafite ibara, agashyirwaho inenge z'abari mu isi, agashyirwaho ibyaha byawe byose, yarangiza akicwa. Yamara kwicwa amaraso noneho akameneka, kubera ko mu maraso niho hagombye kubonekera imbabazi. Imbabazi buriya ni ukuvuga ngo kuri ruriya rugo, kuri iriya nzu, Imana marayika yari yohereje, Imana yohereza marayika, marayika yarebagaho akabona amaraso. Nawe yo wizeye Kristo Yesu ukamenya ko mu maraso ya Kristo Yesu wababariwe ibyaha byawe, uko ijambo ry'Imana ribivuga, Abakorisayi 1:14 haravuga ngo niwe waducunguje amaraso ye kugira ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Nubyizeza umutima wawe ukamenya ko kuri ubu ngubu urubanza rw'ibyaha Imana yakubaragaho yarubaze ku mwana w'intama ari we Kristo Yesu, kandi maze kubimubaraho arapfa azira ibyaha, arashenjagurwa, aracumitwa, Imana iramubabaza. Niko Yesaya yavuze, Uwiteka yashimye kumubabaza, Uwiteka yaramukubise aramubabaza, ubugingo bwe bwitambwaho igitambo cyo gukuraho ibyaha mu maraso ya Kristo Yesu. Mu maraso ya Kristo Yesu rero tugira ngo mu mwanya twende no guhereza abaduteza amatwi ijambo kugira ngo turisangire, ariko tubabwira ngo iyo uri kuririmba indirimbo ivuga ngo Uwiteka umucamanza yambonyeho amaraso, ntabwo ncira urubanza rubi ahubwo anyita umukiranutsi. Ntabwo abaduteza amatwi hari igihe bumva ko imbabazi bazazigirirwa ari uko basabye Imana imbabazi, hari igihe bumva ko amaraso ya Kristo Yesu azahabwa agaciro no kuvuga ibyaha byabo mu mazina. Oya, ntabwo ari uko biri. Ntabwo Abisirayeli bigeze bavuga ibyaha byabo, ahubwo amaraso yasizwe ku nkomanizo nk'ikimenyetso. Nawe rero yo wizeye igikorwa cyakozwe na Yesu ku musaraba, wegukana umugabane w'ubutungane ubikesha kwizera icyo gikorwa. Muvandi, uzi ko Abayisiraheli batanateraga hejuru bati maze marayika urebe ko hariho amaraso? Ntabwo ari bo bibutsaga marayika, ahubwo marayika we yayaboneraga kure, kandi ngo yabaga yatumwe n'Uwiteka umucamanza utabera, ngo yakubonaho amaraso agahita avuga ati uyu muntu ni umukiranutsi. Ibi bivuga iki? Bivuze neza yuko n'abana b'Abisiraheli nta mpamvu n'imwe bari bafite yo kudapfa, ahubwo ibyo bagombaga kuzira byari byajijijwe umwana w'intama utakoze ikibi na kimwe, cyane ko nta ntenge n'imwe yari afite. Reka mvuge gutya, Kristo umunsi yapfaga yapfuye azize ibyaha by'isi yose nk'aho ari we wabikoze. Yesu yapfuye nk'umupfumu, apfa nk'aho yaroze,
apfa nkaho yishe, nkaho yibye, nkaho yasambanye, nkaho ari umurozi, nkaho ari inyeshyamba, nkaho mbese ibibi byose ibiri mu mutwe wawe wowe udukurikiye n'ibindi utigeze utekereza byaba ku bantu. Yesu yapfuye, Imana yamwishe nkaho yatinganye. Yesu yishwe nkaho yafashe ku ngufu. Yesu yishe nkaho amatungo yagiye kona mu kw'abandi. Yesu yise nkaho yabeshyaga, yishwe nkaho yabeshyaga. Yesu yazize ububi bwose bwawe kugira ngo muri we nawe uhabwe ugukiranuka kwe. Nibyo. Ariko nawe ku rundi ruhande, nubwo Kristo yabazweho ibibi byawe byose akanabihanirwa bigakunda nta kibi na kimwe yakoze, nibwo buryo nawe ubarwaho gutungana kwe kose, uko kuzira inenge kwe kose kukakubarwaho kandi nta na kimwe wakoze. Reka mvuge ngo yarakuguraniye. Yesu yakoze neza 100% arahanwa, ariko wowe ukora nabi 100% ukwiye no guhanwa, hanyuma uhemberwa ibyiza Yesu yakoze. Amena. Intama nta kibi yakoze, yarahanwe kuri Pasika irapfa. Amaraso yayo anyanyagira ku nkomanizo z'imiryango y'abagombaga gukira. Ni nako buryo nawe wizera Kristo ukabarwaho ubutungane bwe, ukabunabonye ubugingo buhoraho buboneka kubera yuko wamwizeye. Kubera ko wamwizeye. Abaduteza amatwi iyo turi kuvuga ubutumwa bwiza, hari ukuntu bajya bumva ibintu nabi, bakumva ngo Kristo Yesu ngo yazize ibyaha byacu, bakanumva nabi, none se ubwo none ngo tujye kwikorera ibyaha kugira ngo ubuntu busage. Oya, kubera ko wavutse muri kamere yawe huzuyemo ububi bwose, muri wowe nukuri reka tukubwire kugira ingeso nziza urusheho kuzigira, wirinde gukora nabi ndetse urusheho kubyirinda cyane. Ariko turi kukubwira ko ikibi kimwe no gutukana no kuvuga ngo toka byakurimbura ariko imbere y'Imana. Turi kukubwira ko Kristo Yesu yabonye intege nke zawe, Imana ikagukunda urukundo rukomeye, ikemera gutanga Yesu, imubazeho ibyaha byawe byose ikabimuhora. Urupfu yapfuye yarupfuye rimwe rw'ibyaha, amaraso ya Kristo Yesu yamenetse rimwe kubw'ibyaha byawe. Ubwo ubabariwe ibyaha byawe wabonye imbabazi ziteka ryose, ariko zishingiye mu maraso ya Kristo Yesu. Iyo wizeye rero ko muri ayo maraso ya Kristo Yesu wakuweho urubanza rw'ibyaha, ububaye umukiranutsi imbere y'Imana. Nuko ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo Yesu kikubarwaho, nuko umenya ko ibyaha byawe byose byabazwe kuri Kristo Yesu, akanabihorwa, akabizira, akajya mu mva, agahambwa, ariko ku munsi wa gatatu akazuka. Azutse byari byemeje ko igihano cyose wari guhanwa agihanwe anagisoje, none wowe aguhinduye umwera, umuziranenge utagawa mu maso y'Imana. Ariko se wenda tunabajije, ariko tunatera kwibaza abaduteza amatwi, niba koko wumva Yesu yarazize ibyaha byawe, nawe ukajya utekereza ko uzazira ibyaha byawe, ubwo ntuba wumva ko umwe muri mwe yabarenganye? Nicyo gituma ukwiriye nyine kudateke. Kristo Yesu yabarazize ubusa, ariko ntiyazize ubusa, yazize ibyaha by'abari mu isi. Izo mbabazi twazihawe bitanyuze mu kuzisaba umuntu wari we wese, kwa kundi dusanzwe abantu babikora. Uduteza amatwi usanzwe ubikora uvuga ngo reka nge gusaba Imana imbabazi. Imana imbabazi yaguhaye yaziguhaye binyuze mu rupfu rw'umwana wayo. Arapfa, arahambwa, arazuka. Imana yemeza ko ikuye habari mu isi bose urubanza rw'ibyaha. Wabyizeza umutima wawe ukabubonye ijuru ku buntu, utabikesha imirimo yawe, ubikesha kwizera icyo Kristo Yesu yakoze. Urakomeza rero mu by'ukuri gukurikirana ikiganiro, turagira ngo tubaho umurongo ndetse tunasangire. Wowe waduteza amatwi wumve uko Imana yatanze ijuru ku buntu muri Kristo Yesu, ariko binyuze mu rupfu Kristo Yesu yapfuye. Kandi mu by'ukuri waduteza amatwi niwumve nabi, wumve ko Imana yagukuyeho urubanza rw'ibyaha, ahubwo uwizeye ibyo ngibyo mu by'ukuri na bya bindi yatinyaga, na kwa kundi yatekerezaga ngo ninizera ko nababariwe ibyaha ngo nzajya nkora ibyaha. Oya, ntabwo ari uko biri, ahubwo unabashishwa
kurushaho gushobozwa n'ibyakunaniraga. Yego. Nubwo kubishobora bitaguhesha ijuru, ahubwo kuko waribonye bigushoboza ahubwo no gushobora ibyakunaniye, kuko ni imbaraga y'Imana ibigukijije urupfu rw'iteka, igukijije kurimbuka, inakomeza kugukiza imibereho ipfuye ikomoka kuri Adamu. Amen. Turagira rero ngo tubaho umurongo, ariko twari turi kubabwira ko mwababariwe ibyaha byanyu binyuze mu kumeneka kw'amaraso ya Kristo Yesu. Hari akaririmbo tujya turirimba kavuga ngo Uwiteka umucamanza ambonyeho amaraso, ntancira urubanza rubi, anyitukiranutse. Uwiteka umucamanza yakubonyeho amaraso, nta gucira urubanza rubi, ahubwo akwita umukiranutsi. Ntabwo akwita umukiranutsi kuko uvuze ibyaha byawe, nta kwita umukiranutsi kuko usabye Imana imbabazi, nta kwita umukiranutsi kuko ubwiye pasiteri ibyaha byawe, nta kwita umukiranutsi kuko ubibwiye mugenzi wawe, kubera ko ntibishoboka ko umunyabyaha yari kubabarira undi munyabyaha. Umunyabyaha yababariwe binyuze kuri Kristo, kuko niwe utarigeze kumenya icyaha, Imana ikamuhindura kuba icyaha ku bwacu. Reka rero tubaho umurongo, dusangira ijambo. Ni 0782 44 21 25. Iyo ni MTN. Tigo ni 07 8 3 0 5 07 83 5 karibu dusangire umurongo. Kristo ntago yaje gutanga icyisi ifite, ahubwo yaje gutanga icyisi itari kubona. Icyisi rero itari kubona ni ukwikiza urubanza, ni ukwikiza umujinya w'Imana wagombaga kugurumana abantu bose bari muri Egiputa, keretse gusa ugaragayeho amaraso ku nkomanizo z'imiryango. Nibyo. Natwe rero ayo maraso niyo twishimira, ni nayo twirata. Niyo mpamvu umusaraba ari ibendera ryacu twebwe abakijijwe, tukaba tutanatinya n'isoni zawo, kubera ko niho hakomoka agakiza kacu, ariko kandi ni naho hakomoka n'imibereho yacu yose ishingiye aho ngaho mu ngororano zo kumvira Imana twahawe muri package y'agakiza. Yego, twatanze umurongo. Country FM, alo? Alo, Country FM? Country FM, alo? Turabumva Country FM, alo? Alo, turabumva. Muri bande muherereye he? Yego. Turabumva, mwongera ijwi. Samuel. Bishima Imana cyane ko yasize amaraso ku nkomanizo z'umutima wanjye. Amen, amen. Nanjye marayika naza bazahita yabona aho nzaba ndi hose rwose. Yego. Kuri ubu nawe uri umukiranutsi? Umukiranutsi, ndabikesha imirimo yanjye. Amen, amen. Marayika yamaze kuyabona kera, igihe wemeraga kuyasiga ku nkomanizo z'imiryango, nawe yari avivuye yuko urugo rwawe atazarwegera aza kurimbura. Nibyo. Azagaruka aje kurimbura, ubwo njya nuko ahita abibona, kandi yarabibonye rwose. Ntabwo uzarimbuka kubera ko Samwe komeza unezererwe muri uwo munezero twahawe na databuja, kandi umwami aguhimbarizwe. Urakomeza cyane n'ingingi Imana kugira n'abandi berekeye bamwakire aho abona ubu twagira neza. Amen, amen. Urakomeza gusangiza iyo nkuru nziza, ikomeze mutugeze iryo jambo ry'Imana. Nyarahandi mudusobanuriye kabisa, basobanuye neza. Murakoze cyane. Imana ishimwe. Data Samuel.
Samuel nawe ku nkomanizo z'umutima amaraso ya Kristo yamugezeho yarizeye. Country Femalo. Yego murabona na Fero Uwiringiyimana. Yego Uwiringiyimana muri herereye he kuri ubu? Herereye mu murenge wa Kareka Nyabihu. Aha, kiganiro kiragira kiti ijuru n'ubuntu ntirikorerwa namwe mwararibonye. Yego. Jewe rero nemera yuko Yesu ari umwavoka wanje. Ikintu nakwishinja ku bwanjye Yesu yamboraniye. Nta kintu nakwishinja, nemera Yesu ari umukiza wanje. Yasiye. Halo, turakumva cyane mwene data. Ubu nta kintu nishinja rwose. Yesu byose yabiranga. Amen, amen, amen. Ibera amahoro na data wo mu ijuru ntacyo agushinja kubera uwo Yesu. Urakomeza kunezerererwa mu mwami wagukijije, iyo nkuru nziza urakomeza kuyigeza ku bandi kandi ukomeza gushishikariza n'abaturanyi kugira ngo bakomeze gushyiraho uyu murongo. Nawe nuko murakoze. Urakoze nawe Uwiringiyimana. Aha, Uwiringiyimana ati Yesu nanjye yaramburaniye yambereye umwavoka rwose. N'umwavoka. Turabumva cyane. Allo Country FM. Allo. Turabumva cyane, muri bande muherereye he? Nitwa Deogratias. Yego Deogratias. Ku Rusunyu. Ku Rusunyu. Ndumva umwami yatupfiriye ku musaraba. Yego. Acungura ibyaha byacu. Yego. None sinjye ibyaha wenda nka muri iyi minsi turi kwivurukutamo kubera ntege nkeya. Yesu akomeza kutubabarira. Reka tukubwire Deogratias. Kristo Yesu apira ibyaha byawe, yabipiriye byose nk'ipaki, kuko muri kamere yawe harimo ibyaha byose bikusanyirijwemo. Harimo ibyo wibonyeho ejo, harimo intege nke wibonaho uyu munsi, hari n'izo uzakomeza kwibonaho. Wavutse usanga umukiza Yesu ibyo byose yarabizise. Wowe icyo usabwa ni ukwizera ko yaguhaye imbabazi, ndetse utari wanambara n'uyu mubiri ngo ugaragare hano mu isi. Wavutse usanga byose yarabyishyizeho n'igihano cyabyo yaragihanwe. Ibyo wabyizeza umutima wawe ukaba utazahanwa, ukaba utazajya mu muriro. Ntabwo yahaniwe bimwe ibindi abyihorere, yahaniwe byose uko bingana muri kamere yawe. Urumva nyine Deo, Yesu yahanwe utari wabaho utarakora icyaha na kimwe. Ariko biratangaje ko yazize n'ibyaha byawe. Bisobanuye ko mu maso ye no mu maso y'Imana wari waramaze kubikora kera. Ndetse byose uko bingana byari imbere y'Imana, kandi Imana igomba kuzabikuziza. Icyari gitegerejwe gusa yari ukugira ngo wowe ubeho, hanyuma ubyiboneho, kugira ngo Imana nibikuziza utazavuga ngo iri kunziza iki. Ariko ku Mana ho wari waracumuye kera. Icyo gihe rero ibyo byose mu ntangiriro nibyo Yesu yishyizeho, arabihanirwa kugira ngo igihe uzazira uzaze usange ideni ry'ibyaha Imana yakubarwaho ryarishyuwe kera. Hari indirimbo tujya turirimba ngo yanyishyuriye ya myenda yanjye yose, ambabarira ibyaha atuma nera de. Aragiye aragira ati nibihe tini byose. Yego. Nibyo Kristo Yesu yatubariye ibyaha byose atavanguye na kimwe. Turakomeza gusangira. Country Femalo. Yego muri bande muherereye he? Nyiradeo Telefoniya. Yego telefoni. Nanjye mberereye Rubavu. Yego. Umukiranutsi kubwa Kristo. Amen, amen, amen. Kubimenya umuririmbyi yarambiye ngo kubimenya ni byiza rwose. Wa Yesu singidikanya. Amen. Nizeye dawa munyaga. Amen, amen. Andi inguru narayanyumvise induhura umutima. Amen.
esi nanjye amaraso ya Yesu yageze ku mutima wanjye ubu nduwera cyane rwose. Amen. Imana wabwira abaduteze amatwi uburyo iyo nkuru ishimisha umutima, niba hari ikintu waba warumvisha kinezeza nkayo? indu nababwira nyine twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, ko ngo muri kavukire yacu twari tuzapfa nk'abandi bose. Yego. Ariko amaraso ya Yesu atubera mbese Kristo atubereye injungu, kiraho ibyanjye cy'abari mu isi bose, none mbabazi kuzizera izahesha ubuntu kuba mu bwami bwo mu ijuru. Amen. 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 aguhesha kuba umwana w'Imana. Amen. Ndetse n'agatabo ijuru ndirikorerwa kanditswe na Emile Nshimiyimana. Yego. Tubishimiye Imana nabyo. Imana cyane. Yego nawe muzamusuhuze nanjye nzakusuhuza kandi Yego. Data tuzamugezaho izo ntashyo. Urakomeza iyo nkuru kuyigezaho abaturanyi, inshuti na ukomeza ubabwire. Tubibabwira uwo Nyagasani azashima ko kumukiza azamukiza kabone nubwo tubibwira abantu ndibabyumva, Imana yo izabibumvisha ku mugambi wayo. Amen. N'umutware wanjye yarabyumvise, turi gushima Imana gutya rino teraniro ntabwo rigusika. Asante. Nuko nawe mutashye. Murakoze nawe uramudutahiriza uwo muvandimwe. Telefoni ati nanjye amaraso yangeze mu mutima, ati kandi mu ruhando rw'abari barimbutse ndimo. Country FM, alo? Muraho neza. Muraho. Ego turi kubumva, muri bande, muherereye he? Mama Teta. Ndumukunzi w'ikiganiro cyanyije ntikorerwa. Yego Mama Teta. Ngeze neza. Yego turishimye mu mwami. Abakaremba bwire. Yego. Umuntu waducunguje. Nta kintu. Kwereka niyereho nge nta kintu ari kubona. Ngi tope? Nta gitambo kubona. Bose n'umuryango w'iwacu tubakiriye nta kintu twari kubona dusanzwe. Ariko turashima Imana ishobora byose, yemeye gutanga umwana wayo kugira ngo abambwe ku musaraba, abambwe mbambure. Jana nari rwose nta kintu ari gutanga kugira ngo nkunde baboreke. Rero mujye mubwira abantu ko rwose ijuru ntacyo watanga. Ntacyo waho pe, ntacyo nzi. Ni ukuri. Nasomye ibitabo byinshi ndagerageza mbona. Amateta nawe uzajya udufasha ubitubwirira inshuti n'abavandimwe. Oya ngomba kubabwira uwumva kumva udashaka kumva samuderanje. Umuntu zibarizwa ibyo cyane. Nimba Centre FM hari mukishyura amafaranga yanyu kugira ngo mukunde muvuge umutima. Umuntu akinangira umutima we biramureba. Ariko ntabwo dushaka abantu bakomeza kuguma mu rujijo. Ni ukuri kw'Imana nta kintu umuntu yatanga kugira ngo azajye mu ijuru. Uyu munsi ubwo twari turimo tubwira abantu yuko bisabwa amaraso ku nkomanizo byonyine gusa. Nta kindi. Ngo sinzi ngo ahantu abakoze neza abantu sidi kwibuka bagakora ibyaha bakazi kabarya, bikaba byiza yuko ngo bafata nk'inzoka bagakora imiringa bakamanika hejuru umuntu yarebaho agakira gusa. N'ubundi n'Abisiraheli. Urakoze cyane. Nabo rero ntibemere ko Imana yaduhaye umwana wayo. Amen. Ibyo byonyine birahagije. Bamenye ngo hari umuntu waje kuducunga, atarabaho, mama atarabaho, atarabaho, uwo muntu yemera kujya ku giti. Yego. Akubitwa atibye, atasambanye, ataroze, atarenze imipaka nta byangombwa, aza aje gucungura njyewe nawe n'undi n'undi. Yego. Icyo wumva ko hari icyo watanga, wumva ko hari wakwimanika mu giti ukirya inzara ukikucagura kugira ngo nijoro wapi. Ibyo ntibiharanirwa, Imana yabiduhaye, wowe byemererwa, nibabyemere gusa. Amen. Nibabyemere. Nanjye ubwanjye rwose ndabyemera. Amen. Nziza kunzicara n'uriya mugabo tukicarana neza, ureba amaso ku yandi,
ajya muri namukubita ishoti n'urugombo n'umukara nta kindi Imana ishimwe cyane ku bwa Mama Teta. Imana ibarinde cyane. Amen. Nawe muvandimwe Mama Teta. Mama Teta ati niyo warira ukicuza ukanababara ntago byariho ibicumuro byawe. Impongano ikwiye ibyaha yakoze amaraso ya Yesu masa yonyine kandi iyo mpongano yaratanzwe. Amen. Yego turakumva muri bande muherereye. Ni Jean Bosco Muganga. Jean Bosco, kiganiro kiragira kiti ijuru ntirikorerwa n'ubuntu. Reka mbanze mbashimire Imana mwebwe bene data muvandimwe Mugisha ndetse na Felix. Kurereye umuhanga. Yego muvandimwe. Mwene data. Ni focus muvandimwe. Ni focus murakoze kunyibutsa ni focus. Yego. Ndagira ngo rwose nanjye nshyireho inyunganizi yanjye kuko nanjye nagiye neza ayo maraso rwose bari ku nkomanizo z'umuryango w'umutima wanjye ariwo mutima wanjye. Nanjye rwose ubu murimbuzi aje ntabwo yanyuraho akagenda, ntabwo ukimutinya. Ariko nanone niyo mpamvu y'iki kiganiro nyine ngo ijuru ntabwo rikorerwa abantu nibabyumva ntibajye babyumva nabi nk'ijambo ry'icyaduka, ahubwo baryumvane umutima uciye bugufi batekereze neza ibyo bintu babyumvikane, kubera yuko nyine iyo tukigera ku isi dusanga hari ibidutegereje bikadusamira hejuru bitubwira ngo twavukiye mu gakiza, ariko twavutse dusanga ababyeyi bacu bari mu byitwa gusenga n'abadukikije nabo ari uko bimeze, ariko mu by'ukuri bitabasha kudukuraho urubanza rw'ibyaha. Ahubwo ikidukuraho urubanza rw'ibyaha ni iyo mpongano y'amaraso Yesu Kristo yamenetse ku musaraba. Umunsi yakiriye niho nabonye ihumure mu mutima wanjye, ndabonye ubugingo buhoraho. Ibiganza byakira rero nta bindi ni umutima wa wundi wari waranduriye muri Adamu. Gusa iyo nkuru yangeragaho rero naratsinzwe bamuka amaboko nivaho. Kandi si uko yasanze ndi ahantu wenda abantu bavuga ngo ni abapagani rw'indi, ahubwo nanjye nari mfite uko nsenga, mfite uko nshaka Imana, ariko nyamara yari yarashatse ibinyujije muri Kristo umwana wayo. Byemeje umutima rero, umutima nibyo biganza byakira iyo mpongano. Ubwo nagiraga ngo mbwire abakurikiye bandi ndetse n'abazumva iki kiganiro kugira ngo bamenye nta bindi biganza byo kwakira iyi nkuru nziza, byo kwakira uyu mukiro ngo akire, ni umutima wiwe akamanika amaboko akivaho akemera yuko nta yindi ncungu y'ubugingo bwiwe iriho uretse we ubwe. Amen. Ndetse Kristo wenyine. Ubwo rero bavandimwe mbashimira Imana nyine mwatwaranye mukagera aho ngaho kugira ngo iyi nkuru yamamare, nukuri abayumva baci bugufi bayumvana umutima uciye bugufi babashe kuyakiza wa mutima waciye bugufi. Kuko ijambo rivuga ngo umwuka wera naza azabatsinda bemeza iby'icyaha cyo kutamwizera. Ukuri turabasabira ngo umwuka wera bemeze ko ari abanyabyaha atari uko babikoze, ahubwo ariko bavutse. Bityo bemere Kristo waje kudukorera. Aba amahoro, baba abakiranutsi, abatagawa nk'uko nanjye meze, nk'uko namwe mumeze, atari uko twabikoreye ahubwo ari uko Kristo we yabidukoreye. Nuko rero bavandimwe murakomeza mu nduramamaze, n'abandi babyumva babyakire nabo babarweho ubutungane bw'urugo. Ubuvandimwe Felix uzasuhuza bivuye. Yego turabatashya cyane.
na mugisha nawe ukazasuhuza abandi. yego urakoze cyane muvandimwe nawe uzadusuhuriza abera b'umuhanga. Imana ishimwe ku bwanyu. amena. mwene data avuye muzi ikigendanye no kwihana icyo ari cyo kari uguhindukira umuntu akivaho rwose akizenukwa akamanika amaboko akemera ko ntacyo abashije ko ndetse n'uwamwongera imyaka 1000 cyangwa 2 ngatunganye ibyo asabwa bitashoboka. ntabwo byashoboka. yewe akemera yuko n'uwamuha n'ibyiza by'abari mu isi yose ngo babe bye nabyo ubwabyo bitamukiza. yarangiza agahindukirira umukiza akamenya ko agakiza katari mu bikorwa by'Abayisiraheli muri Egiputa ahubwo agakiza kari mu maraso y'intama ku nkomanizo y'imiryango. yego yego. Imana ishimwe. amena. 0783 turakomeza gusangira ikiganiro nawe uduteza amatwi mu by'ukuri. yaje aha Country FM. Allo. turabumva muri bande muherereye he? ni Arisa Ishagasha. Arisa Ishagasha. ikiganiro kiragira kiti ijuru n'ubuntu Imana yaritangiye muri Yesu nawe urarifite? iki kiganiro cyanyu ni cyiza ariko hari ikintu kugarukirwa ijuru ntikorerwa. icyo kintu hasobanukirwa numva ko nyine ijuru ridakorerwa nyine numva ko umuntu wo gusenga yajya bireka ko ijuru ritari rikorerwa. ntabwo gusenga bitanga ijuru. ntabwo gusenga bitanga ijuru ahubwo igihesha umuntu ijuru ni ukumenya ko Kristo Yesu ari we wakoze. Kristo Yesu yakoze iki? nuko yafashe ibyaha byawe n'ibyaha by'abari mu isi bose akabibarwaho akabyishyiraho we nta cyaha na kimwe yigeze akora. yarangiza agahanirwa ibyaha byawe byose uko bingana. abimaze kubihanirwa ubyijeje umutima wawe nawe ukaba ubaye umukiranutsi imbere y'Imana ubikesha kwizera icyo gikorwa Yesu yakoze. naho gusenga ntibihesha ijuru, gutanga amaturo ntibihesha ijuru, ingeso zawe nziza ntizaguhesha ijuru, ahubwo Yesu niwe wakoze ibyiza bitavanzemo n'ibibi ari wo wabikorera. ibyiza bya Yesu bikubarwaho nk'uko n'ibibi byawe byabazwe kuri Yesu. ibibi byawe bikamujyana mu gihano cy'urupfu agapfa ariko akanazuka. ibyiza bya Yesu nawe bikakujyana mu ijuru ubyijeje umutima wawe. yego. Yesu ko hari igihe umuntu nyine agwa mu cyaha uwishaga ngo Yesu yarafire byararangiye nzajya mu ijuru cyangwa mbuze ndishe nizera ko najya mu ijuru. reka tugusubize twihuse. ntabwo ujya ugwa mu cyaha ahubwo we wavukiye mu cyaha. ibindi ujya wibonaho ni imbuto zera kuri kamere wavukanye. Yesu rero apfira ibyaha byawe ntabwo yapfiriye kamere gusa ahubwo yapfiriyeho n'imbuto ujya wibonaho. umujinya, gutukana n'ibindi byinshi tutarondora ujya ugenda wibonaho utabishaka ariko ukabyibonaho. rero Yesu azira ibyaha byawe yazize ibyaha byawe byose uko bingana muri kamere yawe. ibyo wibonyeho, ibyo wibonaho n'intege nke uzibonaho zose Yesu yarazizise. yarabipfiriye ubyizere. amena. yamennye amaraso, muri ayo maraso wakuweho urubanza rw'ibyaha. ubyizere mu mutima wawe iri joro urare mu ijuru mu buryo bwa Mwuka Wera. mu mutima wawe hakurwemo urubanza, nawe mu mutima wawe ikimenyetso cy'amaraso kibonekeho, umenye ko nta rubanza rw'ibyaha Imana ikikubaraho yabibaze kuri Kristo Yesu. n'ubu umenye ko nera de urera de nk'uko Yesu nawe yera de. kwera kwa Yesu niko kwabaye ukwawe. cyangwa kwizera nyine tuzi ko aribyo bya mbere nyine ntabwo agasobanukirwa iki kintu. yego. uzakomeza kandi no gukurikirana kuwa 4 saa 2 ujya ushyiraho urushinge aragiye. Imana nawe imushimirwe. yego. turasoje ariko dutanga ni nimero mwaduhamagaraho tuvuye hano muri studio. yego. 078839
26 ihoraho watangiye yawe nawe muvandimwe. Nanjye nimero yanjye nkoresha ni 0782 472 yego 872. urakoze cyane. Dushimiye abakunzi bacu bakomeza gukurikirana iki kiganiro, hanyuma dushimiye n'ubuyobozi bwa Radio Country FM, ariko tunashimiye n'ubuyobozi bw'itorero kugira ngo mu by'ukuri nabo Imana igiye gukomeza kubakomereza ubwayo, kandi n'abera bose aho bari bakomeze gukomerera mu buntu bwa Kristo Yesu, bakomeze gukomerera muri Kristo Yesu mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Amen. Amahoro akomeze kubana n'abakunda umwami bose bataryarya. Imana ishimwe none n'iteka ryose. Amen. Amen.